Ese ashimwe cyane ni Mando nk'uko bisanzwe. Nizere ko Uwiteka Imana ibarinze neza, natwe turi amahoro. Ndacyari mu rugendo rwo gushaka kubwira zimwe mu nzira Imana ivugiramo, kuko ntago nazivuga zose. Imana ivuga mu buryo bwinshi cyane. Buri muntu wese nk'uko yamuremye iramuzi, ifite uburyo ivugana na runaka, uburyo ivugana nanjye nkasobanukirwa bushobora kuba atari bwo buryo ivugana n'undi. Ikoresha uburyo bwayo ishaka ku muntu uwo ari we wese bitewe n'uko ituzi n'uko idusobanukiwe. Kandi ikindi cya kabiri, ntago wayitegeka ngo ikuvugishe muri ubu buryo, ikuvugisha mu buryo ushaka, kuko yo ni Imana izi n'impamvu zabyo. Rero mu gihe ntaragera kuri impamvu ya mbere ni iyihe, ndashaka ko tubanza tukaganira kuri aya magambo. Ndashaka kwereka impamvu ukeneye kwiyumvira Imana wowe nkawe. Turi mu bihe bigoye, insengero zimaze igihe zifunze, yewe n'iki gihe nikitambuka hazaza n'ikindi, kuko turi mu minsi ibanziriza iminsi ya nyuma. Igihe gishobora kuzageraho wenda itorero rizaba rihigwa, bitaba ngombwa kuterana. Igihe gishobora kuzagera wenda utashobora kubona umuhanuzi, bikeneye ko wumva Imana. Kandi aho tuva tukagera twese, buri muntu wese akenera kumva ijwi ry'Imana, buri muntu wese akenera kumva ijambo ry'ihumure, buri muntu wese akenera kumva Imana yivuganira nawe. Ariko impamvu abahanuzi b'ibinyoma babaye benshi, bandi badutuburiye, abandi bantu bishyize mu mihamagaro bihamagaye, nuko babibonamo inyungu. Kubera iki? Kubera ko barabona ko imitima y'abantu ifite inyota. Buri muntu wese anyotewe no kumva icyo Imana ivugana nawe, ariko ntago azi kugira gute, ntago azi gushaka, ntago azi kumva uko Imana ivugana nawe. Si uko Imana itavuga, Imana iravuga, ariko hari igihe uba utazi kumva uko ivuga. Ushobora kuba utabizi kuko wenda utarumva babikwigisha, ushobora kuba utabizi kuko impamvu zitandukanye. Ariko uko biteye kose, ndashaka kwereka impamvu kubera icyo ukeneye kwiyumvira Imana. Ikindi shaka kukubwira nuko bishoboka ko ushobora kumara imyaka myinshi cyane mu itorero, mu gakiza, utarumva ijwi ry'Imana. Imana ukayumva ivugira mu mushumba wawe, mu muhanuzi, wowe nkawe ubwawe. Birashoboka ko ushobora kumara imyaka 30 mu gakiza utarumva ijwi ry'Imana. Hari abantu babaye huko nguko. Nkitangira muhamya bwanjye nababwiye ko maze imyaka myinshi cyane nkijijwe, ariko imyaka maze nkijijwe ni mikeya cyane. Navuga ko nakijijwe 2015, umwana wanjye akize, kuko nibwo namenye ko Imana ivuga, yashobora no kuvugisha umuntu nkanjye. Rero ndagira ngo tuganire amagambo ari muri Samuel wa 2 ibice 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abusalomu yiyunga na Dawidi. Ntago nshaka gusoma ino nkuru ni ndende cyane, ariko ndagira ngo nyivuge mu ncamake. Abusalomu yari umuhungu wa Dawidi, afite mushiki we bita Tamari cyangwa se Tamari. Tamari uwo rero aza gufatwa ku ngufu na muhungu wa Dawidi wundi bitaga Amunoni. Amufashe ku ngufu, Abusalomu ararakara, arabyihanganira, bika inzika imyaka igera kuri 2. Igihe kiza kuzagera rero, ajya gukemuza, niba ari gukemuza intama, araza abwira se Dawidi, umwami aramubwira ati ndashaka kuza nawe ukaba kuri iki kirori, nazanye abantu bakemura intama zanjye. Ise aranga, uriya komeza kwinsista, aranga. Avuye haramubwira ati noneho niba udashoboye kuza, mpereza abandi bahungu abana bawe tugendane, nta Amunoni, bemerere tugire gute baze nabo. Nuko se arabimwemerera, amubwira ati se kubera icyo ushaka ko mugenda mwese. Uriya insista, ariko nyine we yari afite gahunda ye, se arabimwemerera, baragenda. Nuko abwira abaserivaga rero ati mukomeze mwitegereze Amunoni, nasinda mumwice, nimureba kunza inzoga mugume mwongere asinde. Inkuru ni ndende, wasomera guhera ku bice 14. Nuko ntago ari guhera ku bice 14, ni nko guhera ku bice 13. Amunoni akinda Tamari, niho inkuru itangirira. Noneho rero bamaze kumwica, abandi bana ba Dawidi barirukanka barahunga, barataha. Abusalomu arahunga ajya mu gice cya kure, amarayo imyaka 3. Amaze imyaka 3, umutima wa se uramukumbura.
se aza kumukumbura. Hari umugabo witwaga Yowabu yabaga hafi y'umwami cyane, sinzi niba namwita ngo nk'icyegera cy'umwami kuko izo terime ntabwo nzizi z'ibwami niki. Arabibona, abona ko umutima wa se wenda yamwumvishije, avuga ati nkumbuye umwana wanjye, nuko aragenda akora gahunda ukuntu arabipanga ku buryo yarebye uburyo yagarura uwo mwana mu rugo rwa se. Azana umupfakazi, amubwira amagambo yo kuvuga. Umupfakazi araza ati nyakubahwa mwami, ati bugiye ubona umugabo wanjye yaransigiye abana babiri, ati ndi umupfakazi, ati none abana bari ku gasozi, umwe afata mugenzi we aramwica, ati nta wari uhari wo kubakiza, ati nuko, ati none abaturage mbituko, ati abaturage barashaka ko uwasigaye nawe yicwa guhorera uwapfuye, ati none ndasigara jyenyine gute. Nuko umwami aramubwira ati uzagukoraho, uzakora ku mwana wawe uzambwira. Inkuru irakomeza iba ndende nk'uko uzayisomera, uzahere ku 13 Samweli wa 2:13. Nuko rero akomeza kuvuga amagambo, umugore yongeraho ayandi. Umwami ava arabisobanukirwa, asa nk'ubisobanukira, avuga ati ariko waba waravuganye nayo wabo ko yumvishije inkuru yabo jya gusa buri umuntu yubana n'undi. Nuko umugore aramwemerera, amubwira ko ari ukuri. Mu ncamake rero Dawidi yemera ko Abusalomu agira ati agaruka mu rugo. Yowabu aragenda aramuzana aho yari ari muri Geshuri, aramuzana agaruka mu rugo. Ariko Dawidi aravuga ati cyitonderwa, naze ajye mu rugo rwe ariko ntazanciryera, naza ajye mu nzu ye, naza ajye mu gikari. Ndumva ko ndishyiramo ko inzu y'umuhungu wa Dawidi yari iri mu gikari cy'umwami, kaba ariko mbyita. So araza aba muri iyo nzu, haba imyaka 2, ashaka umugore, abyara abana atarabonana na se maso ku yandi, kandi aba mu gikari. Noneho rero hashize imyaka 2 atabonana na se, aza gutuma, kuko urabona ibwami kuntu hateye, nakundaga kubona kera nkireba filime z'Abanigeria, nakundaga kureba filime z'ibwami. Umwami ahantu agira ahantu yicara, aho abajyana be bamusanga, ntago ari buri muntu wese ngo arahajya, ngo buri mwana wo mu rugo arahakatira, ujyayo uko baguhamagaye. Nuko kuvuga ngo rero na Abusalomu ntago yashoboraga kujya imbere y'umwami, imbere nubwo yari se, ari nta murongo runaka agende. So ahamagara wa mugabo wagize mu ruhare kugira ngo asubire mu rugo, amutumaho ati mumumbwirira azanyitabe. Umugabo yanga kuza, amutumaho bwa kabiri yanga kuza. Yanze kuza rero yigira inama yo kugenda kotsa umurima we. Yatumye abagaragu be baragenda botsa umurima. Urumva umwana w'umwami nawe yari afite abagaragu, baragenda botsa umurima, niba ari umurima wa sayiri, niba ari uw'ingano, si botsa umurima wa Yowabu. Bawokeje bituma aza kwa Abusalomu, araza kumubaza ati ni kubera iki wanyokereje umurima? Uriya ambwira ati naraguhamagaye wanga kunyitaba, none uraje ndashaka ngo nkutume ugende umbarize. Ni maze imyaka 2 ntabonana na data, nkeneye kumubona. Yabigiyemo rero Yowabu ko bari bamwokereje umurima. Urumva hari abantu bakunda gukora ari uko hari icyabaye, umwana abonana na se, amwubama imbere, Isa aramusoma. Urumva nyine inkuru irakomeza uko nguko, nubwo Abusalomu yaje gukomeza akaba ikigomeke, ariko abonana na se. Icyo nkura muri iyi nkuru ni iki? Byaba bimaze iki kuba mu gakiza imyaka myinshi cyane utabonana na so? Urasenga yes, ariko niba utumva ijwi ry'Imana ntabwo ari gahunda. Imana yifuza ko ivugana natwe, iyo ibishaka kurusha uko wowe ubyifuza. Yewe iranavuga nuko utazi kubyumva, iranavuga wenda nuko utabyitayeho, iravuga wenda nuko umutima wawe uri mu rusaku. Kuko akenshi hari igihe tutumva Imana kubera ko turi mu rusaku. Ushobora kuba wicaye wenyine ukanaceceka, ariko mu mutima wawe harimo urusaku. Kimwe nkuko ushobora kuba ahantu hari urusaku, nko mu mujyi wa Kigali, nko kwa Rubangura cyangwa ku isoko rya Nyarugenge, hari urusaku, abantu bose bagenda bavuga, imodoka, amamoto, ariko umutima wawe utuje, ukaba wakumva ijwi ry'Imana. Rero byaba bimaze iki kuba mu gikari cy'umwami utabonana na so? Byaba bimaze iki? Kandi abantu benshi mukuri bayo, kuko je nabibayemo, ndatekereza ntashidikanya ko hari n'abandi babirimo, kuko hari nabake bagiye baze babarira rwose tubwire uburyo umuntu yavugana. Nanjye nkeneye kwigererayo, ariko uzi kuba utashobora kwiyumvira umubyeyi wawe avugana nawe,
buri gihe cyose niho havuyemo guha abahanuzi amafaranga bakatugira ku misozi, niho havuyemo buri muntu wese afite inyota yo kumva ijwi ry'Imana, kumva icyo Imana ivugana nawe, ariko kubera ko tutazi kuyumva benshi, nicyo cyatumye abenshi babihagurukiramo bakaba baca n'amafaranga, bakagurisha impano zabo, ubundi bakanadupfunyikira, ubundi bakatubwira n'iby'amarangamutima yabo kuko batuzi, akakubwira ibyiza. Byaba bimaze iki kumara kuba mu bikari by'umwami, ukarya ukanywa ari ntacyo ubuze, ariko utajya ubonana nawe, ariko utajya wumva ijwi rye, utajya umenya gahunda, utajya wigererayo, kandi umwenda wari ahera wacitsemo kabiri, buri muntu wese agomba kwigererayo. Izo rero nkubwiye iyo nkuru kugira ngo wumve umutima wawe ugire kurakara kwiza, uvuga uti Imana, niba wowe mvugana nawe utazi kwiyumvira Imana ivugana nawe, cyangwa mugirana ikiganiro cyangwa wumva ijwi, ni wowe mbwira. Uvugana n'Imana ubizi ntago buno butumwa ari ubwe. Wowe rero utarabimenya, ni wowe nshaka ngo ugire umujinya mwiza, uvuga uti Imana, nanjye ndabirambiwe kujya nshaka abahanuzi birukanka inyuma, mva mu cyumba njya mu kindi kugira ngo nanjye nge Imana imvugeho, nanjye nakwiyumvira. Imana ivugira muri bariya nawe igutuyemo. Niba warakijijwe ufite mwuka wera, atuye muri wowe, Imana iri muri wowe. So mu buryo ubwo aribwo bwose Imana nanjye wavugana nanjye, ndagira ngo iryo ribe isengesho ryawe, utangire kubyifuza no kubisengera, uzabona Imana yo mu ijuru kandi ikuvirayo. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha, ndabakunda. Shalom.